Neka muri Rayon Sport duhere ibe duhere ko zandani zaraye zingezeho twa turi kumwe duhere kuri list y'abasohoka nawe urayifite se inka yanjye bihogorwe bayimuhaye saa 12:30 z'umugoroba ku munsi w'ejo nayibura nte koko areko kugira ngo nemere kwifite liste tubwira umubare reka mbanze manure ngenda manura amazina wivuga amazina ariko aretse nkamanura uvuga uti mfite abakinnyi batandatu ngenda manura amazina mwego muragenda mubara erega ni ababyeyi barabigishije rero we atseraje kujya avuga amazina afite liste y'abakinnyi 14 bagomba gusoga muri Rayon urwo rutonde bari rurerure cyane ni rurerure rero twe tuvuga impamvu kuko bari babasoje agiye cyane yagiye bita Kadime we yagiye Nurutabana Kadime yagiye ubu tuvugana yanamaze kugera muri Senegal we yaragiye yagezeyo baramubwiye bati niba wifuza amahoro ashinjwa gutahira ashinjwa iki gutanga match baramubwiye bati match nkesha tuwatanze ku giti cyawe igendere twacane wazima yego hanyuma undi ni mugenzi we nawe ntago agomba gusigara ndi kuri yo kuri stanye mufiteho ndi kuri Patient ni ikibazo cy'umusaruro umusaruro rwose wese umufiteho wowe mufiteho kuri liste Patient romango aba bakinyi dufite umuntu Ibera tunguwe Patient arantunguye nabaragenda yongeremo gake ariko Patient birumvikana ko umusaruro we wari nkene pe urumva anayitwa Nsabimana Aimable amabirisi Aimable Nsabimana yarasigaje umwaka umwe w'amasezerano ariko arashinjwa iki kugumura bagenzi be cyo ni cyambere ashinjwa akongera agashinjwa kujagaraza komite iko babyise bwa mbere na mbere yahagaritse imyitozo urumva kujagaraza komite reka mutabwira ari umugabo amakuru avuga ko ari umugabo yigeze kwandikira ibaruwa bamushinja ngo kuyobya ibyogajuru abahungu bazanyica pe ngarashimwe kujagaraza komite iyo mpamvu ibaye ya kabiri ku yindi narinzi y'umugabo wakoraga mu bintu bya tekinike bakamushinja ngo kuyobya ibyogajuru impamvu kuyobya ibyogajuru urumva statement Ibera koze kujagaraza komite yashagaraje komite bwa mbere avuga ngo hari amafaranga bamufitiye hagarika imyitozo urabyibuka Cesar rwose kiri mbise icyo gihe Mabra ameze neza nawe uburyo ameze neza aheraho ahagarika imyitozo bigora komite binavugwa ko yanagumuye bagenzi be no kugumura bagenzi yego bavuga ati imyitozo ihorera cy'abaduhembe yes akaza uwo bita Bugingo Hakimu BH24 Hakimu yamaze gusinyira ikipe imwe imbanziriza amasezerano hari ikipe ngo yasinyiye pe yaranabibabwiye Hakimu yishyizeho umukira avuga ati hano mu Rwanda ni Kigali ngo bagiye kumwongera amasezerano yaravuga ati rero ngewe urayize ngo uyimene hano ikipe havugwa aperi avuga aperi ko yajya gufasha Claude kuri gatatu ubwo bakaba bakinyi babiri bagomba guhanganira umwanya rwose yababereye imfura avuga ati yasinye hari n'icyo ashinjwa Omalenga Fitina ashinjwa iki rero ashinjwa gutanga amakuru y'ikipe kabigarutseho ku adversaire yamugiraho amakuru y'ikipe kuri adversaire no kuyobya nawe umuganga abareba bavuga bati umwarimu wacu twari dufite umurenga yaramuyobeje amujyana ahandi hantu kuri adversaire zo ni zandani z'abareba bamenye kuyihe match urumva ibyo byihorera kuri match ya Peace Cup bavuga bati finali kabisa yabeje umuganga wa Rayon aravuga turiya muntu ni wari umaze iminsi adufashe izi match dukubise nimutamutwara ntago tuzagera ku byo twiyemeje urumva unomborenga hakaza Kanamugire Rogers Roger arimo Roger baragira bati tugiye kujya muri CAF Confederations Cup dukina nimero 6 kabisa utandukanye n'urwego rwa Kanamugire Roger amakosa bakoze amakosa none se ko bose bajya babazana tukabona Kanamugire Roger n'umundi Kanamugire Roger umunyarwanda ukiri muto w'umusore muhanga abafashe umwanzuro wo gukura Kanamugire Roger muri Rayon Sport mufashe umwanzuro utariho bisubireho cyane nanjye ndabona rwose Roger niba Kanamugire Roger mwamushyize kuri liste y'abavamo arashinjwa iki mbere na mbere no nyine urumva abakeneye ni kalibango nta kosa we ni kalibre y'abakinyi bakeneye ni kalibre y'abakinyi ukuri abakinyi b'Abanyarwanda ni imari umwana w'umunyarwanda uhamagarwa aho rukomeye agatabara bye ba Richard baravunitse n'abandi oya namara amarotasiyo y'abanyamahanga niki
umuntu bitakana mu gireroje yagukinira match zimwe na zimwe za Marine za Etincelle za Muhazi za ushaka kutabanza muri kuri backup nziza yaba ari backup nziza niba umuntu amushyize ku rutonde ariho ndakunenze sinzi uwari ariko ndamunenze icyo araza umuvandimwe w'umunyamari witwa Suleiman Dafe arashinjwa kuza afite imvune rwose akayihisha yaje ngo yaragudutse pe yaje nta buzima afite ariko ubundi iyo bakora test medical ubanza batari no kumuha amasezerano yahisha amakuru yuko yavunitse Ebere wagira ngo yakoranye n'inzego z'umutekano n'iz'abaganga iperereza rye test medical amakipe mu Rwanda yakoje medical test byo gushaka inyito z'amakosa ubigende mu gake barakoza kuvuga bigize icyaha akaba yakurikirana n'inzego kandi murangira Ebere urimo kubimanuka banza ari inzego bakoranye rwose abo ikipe mu Rwanda ikoresha test medical Gasogi yonyine Gasogi United buri mukinnyi uje akora test medical rwose Dafe yahisha amakuru yaranavunitse hanyuma akaza n'umuvandimwe Musa Haruna Majaliwa Musa n'amajaliwa yaragiye yananiye ikipe ariko bigomba kuba official nawe yateje imvururu muri yarananiranye nawe yarajagaraje hanyuma abandi nabo harimo Master mwana w'ikipe sora mu mwana w'ikipe undi ni Haji nawe agomba kugenda Haji washinzwe iki baretse gatoya twumve Haji nawe ashinzwe kuvugana n'amakipe hagati muri season kuvugana n'amakipe amushaka hagati muri season bikamusubiza inyuma bigatuma atakaza concentration. Haji ashinjwa kwigumura. Haji ni umukinnyi Rayon Sport yatekerezaga kongera amasezerano no kumuzamura. Haji yabonye umwanya ubanzamo muri Rayon Sport atangiye gutsinda ibitego no mu Mavubi yatangiye kuza ajya kubwira komite ngo munyongeze umushahara. Noneho mu gihe babikonsideraga ngo batangire kureba aya mafaranga bamwongerera nayo yasabaga Haji bikiri muri process ahimba imvune muri imikino ya nyuma murabizi ko atakina ahimba imvune ngo yaravunitse ngo y'urutugu yabeshyiraga ku rutugu ngo ntabwo yumvaga neza baravuga bati Haji uyu muntu twarimo turatekereza kongera amasezerano akabeshya ntabwo ari reliable nicyo ngicyo twagiye yes abandi bagomba kugenda nabo kandi baje nyuma bikananirana ni Asanana na Jalo Asanana urwego rwabo ruri hasi ntacyo bashinjwa n'urwego ruri hasi Asanana dukuyemo imipira je nawe wasanga rwose umudumino n'umurusha andusha one pack ari hasi cyane Asanana ugomba kugenda bari baranamutije birumvikana nigana ijuru urumva amutije muri viziyo nawe azagumayo azashaka indi undi ugomba gusohoka ni Sefu ego Sefu nawe n'urwego Sefu asoje amasezerano kubera ko yarasinye umwaka umwe asoje amasezerano ubwo rero ntabwo bifashe kumwongerera n'urwego nyine ruri hasi undi ugomba gusohoka ni kapiteni Kevin Muhire nawe agomba kugenda kubera Kevin Muhire asoje amasezerano Kevin Muhire buri arasoje ntabwo bifuza kumwongerera noneho ntabwo ari kutabyifuza Kevin nkuko bisanzwe buri sezo irangira afite ikipe avuganye hanze akavuga ati rero arabanza akajya gutera amezi nk'atatu akazagaruka muri Rayon Sport we nkubera avuga ati biramutse bidakunze nakongera amasezerano ariko ku kigero cya 95% ngo byarakunze pe yamaze kubona ikipe azakina hanze nta kuntu bitakunda kuko n'aba agent ba equipe El Merah baje kumureba ibihumbi 200 by'amadolari Elmereke by'amadolari muri Sudani Kevin Muhire asize nababwiye ati mujye rwose mushyira hamwe yabahaye ubutumwa komite yabaye ubutumwa aravuga ati nimugacika intege hagati muri sezo tibira bintu si byiza kandi mube hafi arakunzwe rwose n'abareyo kandi mube hafi y'ikipe ariko amagambo burya yatangaje amagambo yariyo ni gute match ebyiri za nyuma za Wiklo murabizi ko ari nge wazikoze Nyamirambo twarazikora match ya Vision twari turi kumwe match ya Bugesera 33 ya Bugesera haje president Tadeo na Roje umwongereje bo baraje bari bemerewe ko cyari gihano nibo bari bemerewe ariko kuri match ya Vision nta waje kuri match ya Gorilla nta waje hamuyobozi wa Sport uhari yes hari Eric Gisa hari Eric Irambona technical administrator hari none bari zandani mutamenye turi kuri match ya APR na Musanze ejo bundi ku mahoro ngewe muri kamera zanjye z'umutekano muri CCTV cameras urumva
nagize gutya mbona umuntu witwa Tadeyo urabona muri za kaburimbo z'inyuma ya stade hari kuri match ya APR ari kugenda ebana mwendo wa pole kabisa gake kuri Treble Celebration gake ari gukata ari inyuma ahura n'umuntu umwe w'inshuti hamwe ati president bimeze bite kutaza kureba match kandi ko ufite invitation Tadeyo aramubwira ati ava ariko gahunda tw'akazi njemo hano hatagira n'umuntu uzavuga ko wambonye match ya Rayon Sport yari kare kuba yareba match ya APR nta ibyo nge numva nta kibazo kibirimo ikibazo kiri kuki atarebye match y'ikipe ayoboye nibyo Kevin yamubwira kuba yareba match ya APR nge numva byaraze bari arega bacitse intege nako Kevin basaza bahari rero aragiye nubwo bari batabyishimiye bari baravuze bati Kevin nagwa akagomye kuvuga aya magambo Kevin urabizi kuri buri match rwose twakugeneraga amafaranga agera mu 1,000 cy'amadolari urumva buriya Kevin ayo mafaranga ngo buri match Rayon Sport yatsinze yitwaye neza Kevin 1,000 ngo barakimuhaga bakavuga bati Kevin uri umuntu twaye miliyoni 20 kuri sezi imwe bundi ayo mafaranga bati iyo abarundi ntago byari gukunda noneho bagera inyuma hasebya ko banakabije abareyo ariko bati Kevin twaranagufashije muri la business yawe ibara ufite ari mu mujyi urabize ko twaguteje imbere uri kumva abareyo baragenda bakagiramo inyuma bati rwose iyo tutaza ngo tuhataramire ko warasize ngufuri ariko byo ngibyo nanone uziko amafaranga bahaye Kevin ku mwaka umwe yaguzwe abakinnyi 3 muri Panetu uranaje kumenya ko Adurayi Jaro asana na Innocent na Biramahira Bedi na Suleiman Dafari bane ntabwo barangije miliyoni 21 ndazi ko barira Abedi yahawe miliyoni 2,500 kugira ngo asinye 2,500 urumva hanyuma aho bita Suleiman Dafe yasinyiye ubuntu bure ntacyo bamuhaye no umushahara gusa bamwemereye abantu tuzaguhembaya ntacyo bamuhaye ubwo ziracyari zingahe 2,500 asana na Innocent barazamuho gato ko yavuye muri Cameroon bamukabirije mugenzi we uyu mu Aziz Basana avuga ati Karabuzi bamuha miliyoni 7 urumva zibikena n'igice 9,500 uwabahenze rero ni Adurayi Jaro bamuguze miliyoni 12 Brown niwe wagerageje kubahendamo 21,500 umwatsa kuti ukiri muto ari bane usigaje babiri kuri liste yanjye uwanyuma kuri iyi liste undi namugara ko mukanya yitwa Serumugwale Omar asoje amasezerano ntabwo rwose bifashe kumwongera amasezerano ntacyo bamushinja nuko asoje baravuga ati tugende ntacyo gushakira ahandi hanyuma umuntu witwa Basane ngo mbere yuko subira wabo muri Cameroon ngo yasabye ko basesa amasezerano ariko rero byanga kugira ngo azagera gute Basane kuranya izamugurisha ko nabo yabagiye ko afite deal yifuje nyine ko batakomezanya ariko Rayon Sport nyine ngo baracyari kubiganiraho urebye rero mu bakinnyi bagomba gusigara muri Rayon ku rutonde rwawe visa rwa Axel hari usigaye uwo bita Biramahire Abedi Christophe cyatunguranye cyane Abedi bavuze bati ko muri phase retour yadufashije igihe Faringanya yaravunitse Abedi agiye ate Abedi ko yahamagaye mu ikipe y'igihugu agiye ate ariko Abedi Rayon Sport irifuza urumva muri bazatangira shampiyona Faringanya yarakize ari mu ryerye barashaka kumugurira undi rutayizamu bazajya bakinana baringana bakina na Forunganya bakora abataka babiri bagomba kugenderwaho bagasanga rero gutungana Abedi atazakina biragoye ariko ibyo birahura n'ibyo tujya kujyaho mu kanya Rayon Sport irifuza gutunga abakinnyi bake muri sezo ubu ifite abakinnyi 35 ariko sezita ntabwo ishaka kurenza abakinnyi 25 urumva 25 regana ari hano akanagabanya piro asobanura icyatumye APR twara igikombe kintu bita consistency Rayon Sport gora ihindagura buri gihe uje akazana n'abakinnyi bashya ntibishobora kubakorera ntibishobora gutanga umusaruro muri ekipe umukinnyi nk'uyu araje akina imikino mike agerageje gukora iyo bwabaga abonye ibitego uramurekuye Forunganya uzi gute ko azakira burundu uzi gute ko atazagira amasetback uzi gute ko atazongera kuvunika ko iyo umuntu yavunitse atangira kugenda asubira inyuma muri forme ko kubera akaguru kaba gatinya afite ubwoba niki ubizi gute ko azahita afatisha nacyo icyo cyemezo nk'uko icyambere na Kigali iki cyemezo ntabwo ari soza kuri Abedi rero Abedi n'umutoza tugiye kuvuga ugiye kuza muri Rayon we yivugiye ko atoza ikipe atakatakije umwataka nka Abedi
niwe wabyivugiye yavuze ati suka umufeka ariko ngewe systeme nkina nkeneye umwataka ukora kuri baro kenshi urakumva ntabwo nkina umwataka kujya kugonga no kugumayo Kayiza ni mandi mbumba harya se mbumba agara umwataka hanyuma rero dusoza kuri sport tujya aho ngaho abona abakinnyi bashobora gutandukana na Rayon Sport ko ntibaratandukana bashobora hari n'abavugwa kwinjiramo urabafite se nabo cyane bavuge ikipe y'igihugu n'undi yarahamagaye ushaka tuzayivuge ejo ikipe ya Murera ikipe y'igihugu turabaha urutonde rwa itinerere aho baca n'igihe bagererayo ngaho tubwire abashobora kwinjiramo muri Rayon Sport harimo uwo bita bamugarutseho Bigirimana Bedi Bigirimana Bedi yaravugwa kuri Rayon Sport nasoje amasezerano muri polisi Bigirimana Bedi arasoje imyaka 2 arayimaze urumva shyiramo Tonsele Musengo posting hamba akajezi kariyo keza cyane baramubonye abyina mu ka video yambaye akajezi kariyo umupira bura mwishwe Kacharo vuya hanga Musengo Tonsele niwe cyane Kiyovu Sport yamugaruye byarayigoye cyane undi muntu uri kuvugwa na none n'umwana witwa Pasi muri polisi Pasi kurekura Roger ukazana Pasi nta kibuza Pacifique kurekura Roger gose ukazana Pasi nta upgrade same level kabisa no mu kipe y'igihugu ubona ko ya India Chan ubona ko barwanira umwanya ni level zimwe undi muntu na none rero kuvugwa no mwavugaga mu kanya Jordan Dimbumba ariho aravugwa cyane urumva Jordan umediateri mwiza cyane wanaguriye Sport muri match bakirimo systeme ya batatu ila systeme ya batatu akina amaze kwimenyera Afahami ya Lotfi ngira ngo tuhite tunabijyana na Afahami ya Lotfi araza gutangazwa uyu munsi umutoza wa Rayon Sport yenda Rayon Sport itangaza rayisohoye d'accord appointed yanjye itangazo ryo n'abanyamakuru Association Rayon Sport ishimishijwe no gutangaza ko umunyatuniziya Afahami ya Lotfi yagizwe umutoza mukuru mushya wa Rayon Sport Football Club ayo nyuma yo kumwakira perezida wa Association Rayon Sport Bwana Tade Twagirayezu yahamije ko bagiye gufatanya kubaka Rayon Sport nshya itwara ibikombe yagize ati turifuza Rayon Sport nshya itwara ibikombe ishingiye ku mbaraga icyerekezo no kwitwara neza abafana bacu bitegure ikipe ibatera ishema kandi ifite intego ikipe ihatana mu marushanwa y'imbere mu gihugu no muri CAF Confederation Cup nyuma yo gusoza umwaka w'imikino wa 2024-2025 perezida Twagirayezu yakomeje agira ati tuboneyeho no kubamenyesha ko Rayon Sport Day umunsi w'igikundiro 2025 izaba ku nshuro ya 6 ibi birori bizabera i Kigali hagati ya tariki ya 26 Nyakanga na 9 Kanama 2025 uyu munsi uzatumikirwamo bashaka ngo uzatumirwamo n'ikipe y'ubukombe muri Afrika Rayon Sport ikomeje urugamba rwo kwitegura umwaka utaha w'imikino kandi iri gusoza ibiganiro n'abafatanyabikorwa bashya bazatangazwa mu minsi iri imbere Twagirayezu Tade perezida wa Rayon Sport ibyo bintu ariko uribuka ko turi kogeza umupira tukavuga ati ireye kugira ngo itsinde Mukura nuko haza n'umutoza n'abakinnyi bakomeye ba Mukura ayo magambo uribuka nyavuga ndabyibuka ubwo no kuri abo navugaga kuri ba Jordan Dimbumba undi muntu ndani muri Rayon Sport arambwiye ati wa mwana witwa Ishimwe Abdul ukina muri defense ya Mukura ndetse na wa mwana w'umukiza Obed kabiri barazana na kocha Rucaba urumva kocha aje asanga abakinnyi bose bakina kuri kabiri bagiye oya Mukura ngaragiye ni mushyiramo imbaraga naho ubundi Rutfara ayisenyeye muri Rayon ni mushyiramo imbaraga ujyanye Dimbumba ugatwara Abdul Dimbumba aramuza ugatwara umukiza Obed urumva ibyavuga iki ariko izo sign ayo Dimbumba kina 10 Jordan Dimbumba oya muri box to box numero 8 ariko na gatandatu yayitera n'umukinnyi mwiza Jordan Dimbumba ufashe Jordan Dimbumba ukazana Stansele ukazana umukiza Obedi ukazana Ishimwe Abdul akahasanga Yusuf Diane Rayon Sport yabikoma burango Lotfi yasinye amasezerano kwa 3
kwizigira urubyiruko turi kugeza match nakubwiye ko uyu Lotfi yari yicaranye na Farengaye arumva yego no bita Hussein Habimana uri muri ryo cyane muri iki gihe niwe bashakira n'abakinnyi uri kubashakira abakinnyi Hussein yahoze ari DTN wa Ferwafa niwe wagendanaga famiye mu modoka rwose niwe rwose bagendana kijya bari kumwe n'amatici kiriya gihe ngo yaje wa wundi w'inzobe yahoze ari amaze gusinya amasezerano azahembwa ngahe Lotfi bumvikanye umushahara wa miliyoni 5 ku kwezi miliyoni 5 urumva kimwe mu bintu byabitije imbaraga muri mukura hembwaga miliyoni 2,600 bakubye kabiri uvuga ngo baravuga bati tubonye umutoza mwiza kandi mu by'ukuri utazaduhenda ku bijyanye n'imishahara kubera ko Robertinho bamuhembaga $5 ubwo ni miliyoni 7 ngo rero babonye byibura miliyoni 5 bari kugenda bagabanya payroll kandi bazana kariti icyo kintu Sport yifuza kugabanya payroll ubwo ni nka $3 bazajya bamo hanyuma ubwo ni nka $3 soza kuri Murera usaba Imana Olivier we bimeze nkaho byarangiye wo muri Marine mukiri mwiza usaba Imana Olivier mu wenga byarangiye bisa nkaho byarangiye okay hanyuma hari ikintu dusigaje nyamuneka muri Rayon Sport saa 2:45 mu ndege ya Qatar Airways hase muracyari kuri mirimo ijyanye umutoza wongereye ngufu aya Bonga Lebitsa atashye muri Afrika y'Epfo mu kiruhuko ariko asiza bwitangazamakuru ati kugaruka muri Murera rwose bisa nkaho ati birakomeye cyane ati ni ibintu bikubiye gake ya Tunisia rizanira be ariko yasezeye aya Bonga yasezeye abafana kuri Instagram yavuze ati thank you to all fans of Gikundiro who stood by me and the team who fought for me through thick and thin mu bihe bibi rwose ni byiza mu bihe bikomeye cyane winashimiraga abafana bamubaye hafi n'ubuyobozi bwa Rayon Sport bavuga ati twagiranye ibihe byiza mu by'ukuri imyaka nahabaye mwaramfashije ariko nicyo gihe ko dutandukana ugira ati rwose Imana ibarinde nge nagiye ngiya Mbonga mu kizuru niko bavuga thank you ngiya Mbonga hanyuma ikindi tumaze kumenya ni bikubiye mu masezerano ya Lotfi Lotfi yasinye amasezerano y'umwaka umwe ariko hari ingingo bashyizemo ishobora kugaragaza ko Rayon Sport itamwizeye ingingo igira iti nutakaza match 3 uzahita wirukana 3 muri sezo se 3 zikurikiranye zikurikiranye utsinzwe match 3 ngo muri Rayon Sport byaba ariko kuri Afahami ntabwo yatsinzwe match 3 zikurikiranye babigoye Professeur muri Rayon Sport uratsindwa uratsinda yari professeur no mutoza Lotfi afite abakinnyi Rotifa kumupimira ni kuri muri CAF Lotfi afite abakinnyi bahembwe bahawe prime bafite motivation muri kafu iyo ngingo yayenda ndamupima neza kuri Super Coupe ngewe bakira na APR Ishimwe Abuduru wari mwavugaga cyane wa defenseur muri Zandani nawe barazibuhaye na kera bampaye imitego hu agasa APR muri kura oya baramurekura n'imizanyo y'intare ahubwo bajye gushaka kuri Rushema Chris kuko Rushema Chris yahoze yarezwe na APR yajya muri Marine yasoza amasezerano APR ukuntu imeze ibintu byavuzwa nk'ibi ngibi bigasakuza babise bipfa naganiriye binyuzemo leta musubiza ishoronge je naganiriye na baramubwira ati you have to report naganiriye na Fande Kativito byabuze urumva ikibazo kibaho amakipe ashaka abakinnyi nuko byagenze kuri Ishimwe Jaren ikibazo reporting ikirongi bahirwa numvise ikibazo ntabwo ari intare ikibazo ni amakipe ashaka abakinnyi b'intare akabashaka mu buryo butari bwo intare iraproduiza igahereza amakipe atandukanye barase gatoya nakwinginze nyine barase gatoya nawe uvuga ibyabo umva siguciye mu ijambo reka mbisohoze nawe uvuga ibyabo bikubwiye ibyo bintu neka mbisoze nyine nikatibito banza mubyari ari kugize banza mubyari nikatibito twaganira komeza Rayon yaba Rayon Sport yaba Tenseri yaba Mukura yaba Kiyovu umukinnyi niba intare yaramufashe ikamushyira muri Marine umukinnyi niba intare baramufashe bakamushyira muri Kiyovu niba nyibutse abakinnyi intare yahaye Kiyovu Bamutonze Darcy abakinnyi b'Aniyo David Rayon Sport cyangwa Mukura wigena ngo uvugane na Kiyovu ko Kiyovu umukinnyi ntabwo ari uwaye hera tangira process uhereye mu ntare muganire mujye mu biganiro kuko intare burango ni ikipe ku giti cyayo yego ufite ubuzima gatozi ni ikipe itandukanye rwose n'izo za Marine ikipe cy'ikiciro cya kabiri ni ekipe nkuko nawe uri ekipe vugana n'intare vugana n'intare
ariko ngo amakipe kuzi ibyo murankurikira ndakubona. amakipe amakosa bakora aragenda mbere na mbere akavuga n'umukinnyi mbere na mbere urumva ku giti cye akagendera kuri ibyo ngibyo umukinnyi nawe akajya gukora ibyo akora ashaka amaririzi leta n'iki ariko bikazagaruka ugasanga bisubiye ku ntare. Niyo mpamvu hazamo iyo saga mu itangazamakuru. Amasezerano y'abana bo mu ntare abatetse hari ibyo yagiye we ubwe sibyo baba b'intare burundu yikorera we ubwe nka case ya Ishimwe Jean na Riyo nibuka iri recent ajya muri Mukura Victory Sport intare zaraganirishwe baravugana kati bito byabuze niyo haye go ahead Ishimwe Jean ni kujya muri Mukura ahubwo ageze itangazamakuru rikavuga ko hari umukinnyi mwiza babonye w'impande idasanzwe ukina gatatu y'umwakaka batiye baramubara bati harya intare zabaye izahwe usigafata ibyemezo icyo gihe bari muri Sekafa urumva ikintu cyabaye ntabwo Katibito yigeze atanga report kuko intare ni ikipe ukwaye ikina mu cyiciro cya kabiri ariko igengwa na Minadef sibyo intare iyo iproduce abakinnyi cyangwa se ifite abakinnyi beza iraba reporting bakavuga ati dufite abakinnyi beza bameze gutya na gutya bakabafataho icyemezo rero Katibito yari yifatiye icyemezo cyo guha Ishimwe Jean ikipe ya Mukura nkuko yabahaye Bebeto nkuko yabahaye abandi bakinnyi bari muri Mukura wabigize ibyawe wayigize iyawe ko nta reference utabanje kubaza bati tugusanga Ishyorongi turi kuva muri Tanzania duhurira Ishyorongi tugaruka mu kanya